Bumwe mu buryo ushobora gukoresha ubyaza umusaruro AI harimo no gukora digital product. Uyu munsi AI yazanye amahirwe atarahari mu myaka yashize. Muri iyi video ngiye kukwereka zimwe muri digital product ushobora gukora mu gihe gito ugatangira gukorera amafaranga wicariye. Izi digital product ntago zisaba igishoro gihambaye, nuza kuza kuzikurikirana bizarangira ubasha nawe kugira amafaranga runaka winjiza uciye kuri internet. Ntuze kandi kuza gucikwa, ndaza no kuza kuguha bonasi ku muntu uza kuza kurangiza ino video yose. Yuko tujya muri pratique cyangwa se tujya no muri theory z'ukuntu ushobora gukora digital product zishingiye kuri website. Ngiye kubanza mbereke zimwe mu ngero za digital product zishingiye kuri website, mbereke n'uburyo zikora, mbereke n'uburyo nawe ushobora kuba wagira ute wazikorera. Twagiye. Digital product ya mbere ni iyi bayita smallpdf.com. Iyi small pdf ikintu igufasha simply igufasha abantu bagira ibibazo byo gusinya ku madokima online, abantu bagira ibibazo byo kuba washira e-signature. Iyi ngiyi small pdf bitaka byoroshye cyane. Kuvuga ngo urayifata ukaza ugaselectingamo ugashyiramo dokima yawe, wamara ku uploadingamo dokima yawe utakuzanga kuri signature. Hari uburyo bibiri ushobora ku uploadingamo signature yawe wayisinye n'urupapuro ukayi-uploadingaho, hanjye ubona ko manara za uploadinzemo urangiza ukaza ugatekaho ya signature ushaka kuyishyira. Ushobora no kuza ukaba wagira ute washyiraho ama initial zawe, ugashyira n'amadate igihe uyisinye, warangiza ya pdf yawe ukatakugira ute yasinye ukadakuyidownloadinga, warangiza ukayisharinga nyiri ushaka guha ya signature. Ikindi kintu hangaho ushobora no kutakuyoherereza umuntu kuri email. So ni ukuvuga ngo rero iyi ngiyi nimwe muri product ushobora nawe gutangira wifashishije AI. Ukanya gatoya nibyo nza kuza kubereka. Iyi ngiyi rero ifite n'akarusho irimo utuntu twinshi cyane, ariko icyo nashaka kubabwira nuko ubungubu digital product zishingiye kuri AI ushobora gukora ni za product zisolving ikibazo kimwe. Uyu ngubu rero afitemo utuntu twinshi, hari gucompressinga amadokima, hari kuyorganizinga, hari kuyakonverta, hari gukora wifashe AI. Nawe ushobora gutangira aga digital product kameze gutya. Ntuze kuza gucikwa bino video ndaza kuza kwikwera. Indi digital product niyo bita image compressor. Image compressor abantu mukunda gukora kuri website, abantu mu designing ama website, abantu mukunda ku uploading amafoto yawe yanyu online, especially kuri website kuma e-commerce. Iyi ngiyi ni nziza cyane, ifasha abantu. Ikifasha ni iki? Ubundi kuri website amafoto afite MBs ziri hejuru ya 1 megabyte, MBs imwe hejuru, buriya foto yabatangiye kuba nini ku buryo ituma website igenda gaho. Iyi rero ifasha abantu kugabanya zira MBs kandi amafoto atataye value. Iyi rero ukuntu ikora, uraza hano uka-uploadingamo ifoto yawe. Wamara ku-uploadingamo ifoto yawe, iyi foto yawe yarangiza ikayigiruta ikayicompressinga ikayigabanya, kandi iyo foto itataye karite. No kuvuga ngo ya foto iraza kujya kuri website, ya foto ushobora kuya-uploadinga ahantu ikamera ikaba yari imeze nkuko yari imeze iyi foto ariko itataye karite. Ibi ngibi rero hamwe na AI nawe ushobora kubaka platform nk'ingiyi ugatangira gukora amafaranga. Ndaza kuza kubereka uburyo platform nk'izi ngizi zinjizamo amafaranga, ndabereka uburyo wayubaka, mbereke n'uburyo ishobora kwinjizamo amafaranga. Indi digital product abantu benshi barayizi bayita I love PDF. I love PDF iri n'urubuga rufasha guhindagura amadokima. Urabizi ko ugiye nko muri Word cyangwa se muri PowerPoint ugashaka gufata na dokima yawe ukayikura muri Word ushyira muri PDF iza nabi, cyangwa se wayikura muri PDF bizanye muri Word nabwo biza nabi. Iyi platform rero ni ikigufasha, igufasha gukora iki? Igufasha gufata dokima, ukaba ufite amadokima menshi, ukagira ute ukayashyira hamwe ukayorganiza. Abantu bashaka nko ku-applyinga, bantu mushaka ku-applyinga, ushaka gufata aya madokima ukayaranja uko ushaka, ukabanza ya mbere ya kabiri ikataka ibigira ute ibigukorera. Si ibyo gusa ikora no kuba yafata dokima yawe ukagira ute ukayisplitting ikayicamo ibice. Ngo ufite igitabo, ufite PDF runaka, iyi website igufasha kwita kugira ute wita ko ufata dokima yawe ikayicamo ibice. Ngo urebere ikagira ute ikayisplitting.
wica. Si ibyo gusa iyi platform ikora ni ukuvuga ibintu ishobora kugukorera, ishobora gufata dokima yawe ikayikompuresinga, cya kidokima kinini ari nk'ahantu ugiye kucyaporodinga ahantu igataka iyikompuresinga ikayigira ntoya. Ishobora no gufata dokima yawe ikayikura muri PDF ikayigera muri Word, ya dokima yawe ikaza kuza imeze neza kandi mu gihe gitoya. Si ibyo, ishobora kuyikura muri PDF ikayishyira muri PowerPoint, PDF ikayishyira muri Excel, come on, Word muri PDF, ibintu byose irabikora. Ariko igitangaje ni uko hamwe na AI nawe iyi platform nk'ingi wayikora. Iyi ngiyi wayikuramo amafaranga gute? Uza gucikana agakwereka uburyo uyibyazamo amafaranga. Indi niyo bita image background remover. Muzi abantu mujya mufotora, muba mufite amafoto inyuma yanyu hadasa neza, mushaka gushyiraho background yindi cyangwa se mushaka kuzikuraho kugira ngo uzikoreshe hamwe cyangwa ahandi. Ikikora ufata ifoto yawe gutya, nk'iyi foto ushobora kuyifata gutya, ikataka inkuriramo image. Indi yindi ikora nka kimwe nk'ibi ngibi niyo bita remover.ai. iyi nayo ntago ari ibintu bya danger, ndajya nkubwiza ukuri. Iyi remover.ai nayo ushobora kuba wayikora. Ni ukuvuga ngo AI ishobora gukora platform nk'izi ngizi. Ibyo ngibyo tuza kuriramo. Indi bayita invoice generator. Abantu bagira ibibazo byo kugenerating ama invoice, abantu bagira ibibazo byo kugenerating ama receipt, iyi platform nibyo ikoramo. Katurebe uburyo ikora. Ni ukuvuga ngo iyi ngiyi wowe uraza ugashyiramo logo ya company yawe, ugashyira n'umuntu woherereje iyo invoice, warangiza ukaza ugashyiramo invoice number, ugashyiramo itariki ushaka kwishyurizamo, warangiza ukaza ugashyiramo terms of payment, pay on time, warangiza ukaza ugahindura settings, ugashyira mu mafaranga ukabashyira mu manyarwanda, kavuga ati wenda ni web design, advance, ugashyiramo igiciro, kavuga ati wenda ni 200 kuri website, ugashyiramo terms ahangaha, hano ukaza ugashyiraho nimba uza gushyiraho n'umusoro, ugashyiraho tax wenda ya 18 mu Rwanda tax ni 18, warangiza ugatako ikubwira amafaranga umukiriya agiye kugira ute, umukiriya agiye kwishyura, warangiza ukatakugira ute, ukahita ko uyi download. As simple as that. So I'm telling the truth, murabona ko iyi isega ikora inkorera invoice. Ariko nawe ndajya nkubwire ko platform nk'ingi wayikora ukoresheje AI. So ingero ni nyinshi cyane. Indi ni nk'ingi bita calculator, ishobora gukorera calculator ya BMI, body mass index, pregnancy calculator n'ibintu byinshi. So reka rero tugende muri theory iyi business model. Iyo turangiza tujya muri pratique yayo. Gutangira digital product wifashe website, hari ibintu runaka ugomba kubanza kumenya. Ikintu cya mbere ugomba kubasha gushaka solution imwe. Ntuze kwipasa muremure ngo ujye mu bintu byinshi cyane. Oya, ugomba kubanza ugashaka ikibazo runaka isoluvinga abantu, kifasha abantu. Ukuvuga ngo ese ni murashaka gufasha abantu kuzajya bari mu vinga background kuri image zabo, ese urashaka abantu gufasha abantu kuzajya bakora invoice, ese urashaka gufasha abantu kuzajya bakora receipt, ese urashaka abantu kuzajya ba generating ma business name, ese urashaka gufasha abantu gukora CV, ese urashaka gufasha abarimu gukora school report, ese urashaka gufasha abantu gukora AI caption. Wowe ikintu wibanda kuri specific problem, cyangwa se niyo ari nibazo byinshi ugiye gusoluvinga, igomba kuba bifite ahantu bihuriye. Urugero nabitanze, ushobora gukora loan calculator izajya afasha abantu gukalkira loan zabo, ushobora kuvuga BMI. Umaze guspecifyinga ikibazo cyawe, specific problem. Umaze kuyispecifyinga utuye noneho step ya kabiri no gukoresha AI kugira ngo ubyubake. Ndaza kuza kubibereka, turifashisha ChatGPT, twifashishe Lovable, twifashishe Claude.ai, noneho twubake iyo AI product. Ikindi utangira ibyo bintu bitangira ubuntu for free,
nuvuga ngo kugira ngo ugire ute, kugira ngo ubone abantu utangira kubigira ute, kubona abantu. So nuvuga ngo step ya mbere ni ukuronshinga ya product ukayironshinga, ikindi ugatangira kubona aba user, nuvuga ngo abantu bazasohoye ya website yawe, noneho ukayimonetiza. So abantu bajya iyi step yo hagati, abantu benshi bari gutangira business online bajya bayibagira, bagatangira product badako batangira kwishyuza abantu. Utangira ukaronshinga, ugabanza kubitanga for free, warangiza ukagira ute, warangiza ukamonetiza. Niyo mpamvu muri kubibona ko mwabonye ko twatangiye dukoresha WhatsApp for free, ariko ubu munsi haje icyo twita WhatsApp Plus. Iyi ni ya yindi kuyikoresha hari amafeature menshi runaka azajya baguha ariko wishyura. So iyi WhatsApp batangiye gushyira mu advert. Mwabonye ko abantu benshi basigaye mu advert kuri WhatsApp. Bivuga ngo batangiye baduha for free, babona traffic, buri wese ari kuyikoresha, nyuma bari kuyimonetiza. Nawe rero nuko nguko utangira ibintu bitangira for free, wamara kugira audience nini cyane, as long as inshuti yanjye uri muri providing a solution, ibi bintu bigira ute, ibi bintu biguha amafaranga. Rero abantu benshi n'iwacu muri Afurika dukunda kanuguta ko tugira ute, kwihutira gushaka amafaranga tutabanje kugira ute gushaka traffic. So ikindi cya kabiri, kuri platform iri based izi tools tugiye kureba ziri based kuri website, ni byiza ko ukora SEO. SEO ni ukuvuga search engine optimization. Uvuga ngo nukuntu nuvuga nk'urugero, reka nshyemo nk'hano muri Google gushyiramo na invoice, kuko umuntu ntago abazi website yawe, icyo abazi iyo solution u providing, ariko ntago mu by'ukuri abazi website yawe. Tuvuga invoice generator, yandikamo invoice generator, ubona ko hajemo icyo twita Ocean invoice, Ocean hakaza face based invoice, hakaza invoice generator, hakaza na invoice ya ndimo ndakoresha nk'urugero rwa invoice generator. Urabona ko kugira ngo uze ku page ya mbere, kugira ngo abantu nibagusearching uze ku mwanya wa mbere, bisaba ngo ube warakoze icyo twita SEO. Rero ikintu kiba gisabwa hanga kugira ngo utanye ibyo ni ukwiga uburyo ukora platform yawe, kugitanya kumenyekana kuri Google. Of course birimo akazi mu minsi ya mbere, ariko ndagira nkubwira ngo iyo imaze kumenyekana, uko umuntu wayireba kuri command abandi inaguga kuri command, iyo website yawe iri kugenda irebwa cyane, trust me, ubona traffic nini cyane. So iyo platform yawe maze kuyikora neza, ushobora no gutangira kuraninga ad, kuboostinga kuri za Facebook no kuri Instagram, ushobora gukora icyo twita Google Ads. Ibi ngibi ariko ni igihe wowe nyine ubona byatanya guha amafaranga. Ntago ndi kukubwira ngo mu minsi ya mbere ugende utanye ushora amafaranga yawe. Mu minsi ya mbere ishyiramo investment ntoya cyane, akenshi azaba ari umwanya wawe, azaba ari time yawe. So ubwo uzatanya kujya mu bintu by'ama Google Ads n'iki watangiye kubona nyine amafaranga. So ushobora no gupromotinga, kuyipromota kuri social media zawe. Ikindi tugiye kureba nyine cost bisaba. Ushobora kugira ngo ubake AI tool imeze neza, bisaba kwishyura zino AI tool nka Lovable, Claude, Antigravity na ChatGPT. Ariko ndaza kubereka ushobora kwitangira for free, amakredit baguha nano ukayakoresha, ejo ukayakoresha kwizayiza nyimara kuyikubakira. Ariko ubaye ufite investment ushobora kuyatangira rimwe ikatakwikubakira. Izindi course ziba zihari, ya website yawe ikeneye icyo twita domain name, nk'urugero invoicegenerator.com, noneho ikanakenera hosting, kuyihostinga, so ukanakenera n'umudeveloper uzaguha support. So ni ukuvuga izi ni zimwe muri post ugereranyije na mbere AI itaraza, byari bisaba amafaranga menshi cyane, ariko uyu munsi ushobora gusanga amafaranga menshi byagufata n'ibihumbi 100, ariko n'udafite ibyo bihumbi 100 ushobora guhera kuri 0 ukagenda nyine wubaka ibintu bya for free. Noneho tugiye kureba uburyo zino tu zibonamo amafaranga. Revenue model, uburyo bwa mbere buri automatique ni icyo twita Google AdSense. Uko website isurwa n'abantu benshi cyane, Google izacishamo amatangazo nirangiza igiye kwishyura. Abantu benshi bazi YouTube AdSense, ariko abana website AdSense. Nje nibaza impamvu abantu benshi nye bibanda kuri YouTube kandi na Google website zihari. Ikindi kintu no kinatangaje nuko mu Rwanda ama-ad kuri website agaragaraho, ariko kuri YouTube ntagaragaraho. Bivuze iki? Website ya nibwo bari kuba iri consumed n'abanyarwanda,
Google AdSense iraguhenda. Google AdSense niyo iri automatique idasaba izindi manevre nyinshi. Google AdSense ishobora gutangira guha nk'amadolari 2 cyangwa 3 ku munsi, ariko nyine ibindi kwivuga wa muntu nyine wakoze solution iri gusurwa n'abantu benshi cyane. Niyo platform yawe nyine cyangwa se solution wa development iri gusurwa n'abantu benshi cyane, biragoye nyine ko wagira ute ko wabona aya mafaranga ndi kukubwira. So utangira ubona ibice 2 3, ariko ikiza cy'iyi platform bitandukanye na YouTube n'izindi, ntago bigusaba ngo buri gihe uhora ubiriho ngo producing content none ejo iyo imaze kumenyekana abantu benshi bari kuyisura biri none igitangiye kuzana amafaranga wicara. Niyo mpamvu babyita side hustle, ni bya bintu bishobora kuguha amafaranga wicara. Kambe nk'urugero bw'iyi turebe nk'iyi website imwe amafaranga possible ishobora kwinjiza. Turajya ku rubuga bita Wolf of Web. Dufate nk'ingi generator baravuga ko nibuza amakuru guwa ni 80%. So amadata hano irakwereka ko nibuze ku munsi iyi website ishobora kwinjiza 1600, ku kwezi ishobora kwinjiza 50, ubwo nibuze ku mwaka iyi website ishobora kwinjiza 600. Ariko iyi ni estimation, ariko biri around here. No kuvuga icyo ushaka kuvuga n'usuri iyi website, urabona ko hano urabona no matangazo bino bikona byuzuyemo hano. Ibi ngibi hano uri kubona, ibi ngibi nuvuga ngo ntago ari ibya nyiri website, aya ni ama-ad. Nuvuga ngo ni ama-ad Google iba yashizemo kugira ngo kwishyure. Nuvuga ngo abantu barimo consuming website for free, ariko Google igaciza amatangazo. Uko iciza amatangazo kusubwa n'abantu benshi cyane, niko ugenda kugira ute, niko utangira kubona amafaranga. Nuvuga ngo keyword anga ni more traffic. Demo ugira abantu benshi basura website yawe, demo bazabona amatangazo ya Google Ads, demo bazishyura nyiri website. So ushaka kuvuga iki? Ubona amafaranga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni impression, nuvuga ngo kuba hano nge nabirebye, andi mafaranga nyiri website abona ni yuko nge nagize ute na kanzeho. Ari impression hakaba na click yo izana amafaranga menshi cyane. Rero ushobora gusurwa na website ishobora gusurwa n'abantu benshi cyane, ariko niba kirikeho cyane. Niba dakirikaho uzana amafaranga ya impression, ariko mu by'ukuri ntago azaba ari menshi cyane. Iyo bakiritseho nibwo ubona amafaranga menshi cyane. Ubu ni uburyo ushobora kubonamo amafaranga mu buryo faranga ni subscription. Uvuga ngo nk'urugero nk'iriya small PDF itangiye ibintu for free, ariko iyo ushaka gukora ibindi bintu biri complicated irabyishyuza. Ubundi buryo ni affiliate, ushobora kuba kwa affiliatinga. Nubanga affiliate ni iki? Tuvuge nk'urugero niba ufite website itanga ivuga ku bijyanye n'amafaranga, cyangwa se itanga solution kujyana n'amafaranga, ushobora kuzajya ulistingaho ama product ajyanye n'ibyo bintu biri gukora. Noneho abantu bakaba bagira ute, abantu babiguze baciye kuri website yawe, ubona commission. Ikindi ushobora kugurisha product zawe, sales. Ushobora kuba umuntu muri mu finance, ushobora kuba uri umuntu uri umwanditsi, ushobora kuba uri umuganga, ushobora kuba uri umuconsultant, ugatanga solution for free. Abantu bakaza consuming izo solutions for free, warangiza ukagira ute nawe ukazajya bacharging ibintu byinshi cyane. Nk'urugero nkanjye nibo ndabaha content for free, ariko later ushobora kugira ute, ushobora kuba charging, kubera ko nyine ndimo ndabaha ibintu by'ubwenge. Mu gice turebe imwe muri product imwe tuyubake from A to Z, turebe uko bigenda. Uyu munsi 97% by'abaguzi bose bamenyera kuri internet amakuru yaho bagura ibicuruzwa byose bagura. Niba amakuru kuri business yawe ari ahandi hantu hatari kuri internet, ubwo urashakira abakiriya aho batari. Reka mbivuge neza, niba udakorana na Afrinovators mu kumenyekanisha business yawe, urashakira abakiriya aho batari. Uyu munsi Afrinovators ifite promotion yitwa Total Digital Promo. Hano tukubakira website nziza kandi igezweho, yaba ya business isanzwe, e-commerce, NGO, amashuri, ibigo bitanga service n'ibindi. Tugukorera Google profile itanga amakuru yose kuri business yawe, tukaguha na domain name nka .rw.com cyangwa se .org. Ikiruta byose ariko tukwinjiza muri huza.rw. Uru ni urubuga rufasha business zo mu Rwanda kuboneka ndetse no kumenyekana kurushaho. Aha ni abakiriya bashya bashobora kukubona. Niba ibi byose ubifite kuri huza.rw, tuguhigerageza cyangwa se trial y'amezi 3 nta kiguzi.
gushyiraho business yawe ku buntu. Urashaka gutangira? Hamagara cyangwa wandika ubutumwa kuri WhatsApp kuri 07 85 73 7078 cyangwa usure y3.huza.rawa. Wanadusura aho dukorera i Nyarugenge mu mujyi mu nyubako ya TCB mu muryango nimero F1B inyuma ya Centenary House, ni hafi ya Simba Supermarket. Kera ko website nk'ingi ko bari kuza nayo kubakira yarusaba nibuze amake nka miliyoni, ariko ingi nibuze kugira ngo ukore nk'ingi irangiye yagufata nibuze maximum amount ni ibihumbi ijana. Ariko ku muntu udafite n'abaranga utangiye gukoresha free tools ikazageraho nawe ukagira ute ukikorera tour nk'ingi, ntabwo ari ngombwa ngo utangiye ufite amafaranga. Igine ubu ngubu ikintu gisaba cyane no ufite igitekerezo cyiza, ukaba ufite persistence, warangiza ukaba wakoresha tools ziri free ziri online, cyangwa se ukaba wagira wakishimira kugira ngo bikore mu buryo bwihuse. Purchase order, bakeneye gukora ama quotation n'ibindi bigiye bitandukanye baraza bakayifashisha. Uko bari kuyifasha, uko bayisura Google, hari amafaranga yishyura nyiri website. Urabona ko hano hose ndi gukanda ari kwita ko haza amahadi ya Google. ChatGPT kinidufasha, yaza kudufasha kwigisha indi cyangwa se kuza kugana n'indi AI iyo bita Ravable. ChatGPT yadufasha gukora neza prompt tuzakuza guha Ravable AI. Ravable.ai kiniza kuza kudufasha, yaza kuza kudufasha kudevelopinga iyo website mu gihe kitarenze iminota 3. Nukuvuga ngo hano iyi prompt nanditse ngo I want to design an invoice generator like invoice, ntagushiramo ya link. I want to start an online side hustle like this one so that I can earn money from Google. Bango ndabibwiye yaje gusemura, ndabibwiye ati niyo ndashaka kubaka invoice generator nk'ingi, kandi niyo ndashaka gukora side hustle imeze nk'ingi kugira ngo nshobore gutangira kubona amafaranga nifashishije Google AdSense. Ndabibwira ati please prompt Ravable, bwira Ravable to design inyubakire platform imeze nk'ingi. Iyo platform iraza kuza kuba yitwa BusyDoc Generator. Ibanga rihari inshuti yanjye, ChatGPT ni AI ishobora kuvuga n'izindi AI. Rero ngiye kubona ribugere muri Ravable.ai agenda kwibwira ngo nyubakira website nk'ingi, ishobora kuba ntari kwibwira mu buryo yayumva. Nuvuga ngo wowe nta ushobora kuvugana n'indi AI kurenza uko wabwira AI mwita ikaganira n'indi AI. Mwene magambo, ChatGPT ni AI nziza ishobora kugufasha kugana n'izindi AI. Murabona ibintu iseko ingeneratingira banako irayibwiye build BusyDoc Generator, name ni Busy Generate, tagline irayita, ibwira uko biza kuza kuba bimeze ibintu byose cyane. No kuvuga ngo turi mu gihe cyiza, no kuvuga ngo wowe icyo uzi mu kuba ufite igitekerezo kizima ukabuze no kukibwira AI ishobora kwibwira indi AI. So ibintu byanjye byose anga ndabikopiya uko byakabaye byose, copy irangiza nze muri Ravable.dev muri copy nangiza gukopiya gihe me Ravable yurute designing. So nukuvuga mu gihe cy'iminota 2 cyangwa 3 turagaruka turebe ibyo izaba imaze kutu designing. Voilà, murabona ibintu AI idukoreye. Syange umutarawuze mu gihe twavutsemo yarahombye pepe. Murabona AI website nkoreye, mureke tuyisure muri browser. So nukuvuga yakoze generate invoice, receipt, business blah and dakizanga create invoice. Hano naza gushyiramo izina rya business na Innovators Group Limited. Naza gushyiramo logo ya Innovators, uploading logo
Afinovator logo, sorry, Afinovators. Bibutsa guys abantu mukeneye kubaka ama website ari complex, ama system, Afinovators abantu ibyo tuzobereyemo muze mutugane tubake ama website ameze neza. Inarindi ni hano ni na ni kwa uploadinga mu logo. Download logo ya Afinovators. So ushyiramo address ya Afinovators, email, telefone, taxi, none ushyiramo n'umukiriye. So ujya gushyiraho sample client. Ushyiremo address ahantu haherereye umukiriye. Ushyiremo currency ni amanyarwanda, Rwandan francs, nuko yabishyizemo. Service ni web design. So ushyiremo ahangaha e-commerce. Hano ushyiraho ni imwe, amafaranga ni 200. Tax 80%. Discount ni 2%. Turashyiraho discount y'ibihumbi 15. So ko idukubise discount ibintu byose, nako invoice irayirangije ngo umukiriya ibintu bye byose. Ushatanga wajya ukayibwira agashyiraho client logo n'ibiki byose, warangiza ukageneratinga invoice yawe. Nako hano hari n'ikosa, ntabwo iri kugira ntabwo iri kugeneratinga PDF. Ngo niba itari kugeneratinga uraza uyibwira ati niba itari kugeneratinga PDF, bayibwira ati PDF generator issue. Fix this issue. So here kuyifixing. So ngayo nguko rero niba ukeneye iyi platform ku bantu abantu batanu wa mbere naza kwibaha, ntabuza kuyishyuza imeze gutya. Ikintu gihari gusa ni ugura domain, ukagura na hosting, ibindi ndabiguha, ntabwo nza kwishyuza. Bye bye rero. Ngibyo ibya digital product zishingiye kuri website ni nyinshi cyane. Nakoze invoice generator, nawe ushobora gukora ibitari invoice generator, ugakora n'ibindi, ugakora